nimvuga ijambo Illuminati benshi muri mwe murahita mwumva umuryango ubarizwamo abantu bakomeye hano ku isi mu ngeri zitandukanye. Aba bivugwa ko bakorana na Sekibi bagamije kwigwizaho ubutunzi no kubona imbaraga ukaba umuntu w'igikomerezwa ku isi. Ibi biterwa n'amakuru atandukanye mwagiye muyumvaho. Benshi muri twe twakuze twumva ko Illuminati ari umuryango wo kwa Satani, ndetse ko kugira ngo umuntu abashe kuwinjiramo agomba kubanza gutamba igitambo cy'ubuzima bw'umuntu cyangwa se ikintu akunda cyane. Gusa nubwo tubivugaho amakuru atandukanye, usanga benshi tugendera mu kigare tutazi inkomoko, amahame cyangwa se imikorere y'uyu muryango. Benshi bavuga ko Illuminati ari umuryango cyangwa se itsinda ry'abantu runaka bafite akaboko kanini mu miyoborere y'isi, dore ko abakomeye bose ku isi yaba ari muri sinema, politiki no mu zindi ngeri zitandukanye usanga bivugwa ko Illuminati ari iri inyuma y'ubwo bubasha bafite mu buryo bw'ibanga. Ariko se ubundi uwo muryango wabaye kimenya bose ku isi, cyane cyane mu bikorwa twakwita iby'umwijima, waje ute, watangijwe nande, warugamije iki? Iyi ni Blessed Entertainment. Nge ni Ndayishimiye Fabulous. Illuminati ni umuryango washinzwe tariki ya mbere Gicurasi mu cya 1776, ushinzwe n'uwari umwarimu mu ishami ry'amategeko muri kaminuza ya Ingolstadt iherereye mu Budage i Bavaria, Professor Adam Weishaupt, awushinga mu buryo bw'ibanga. Ubwo Professor Adam yaratangiye gushyira mu bikorwa uyu muryango we, yahise azanamo abandi bantu batanu bari abanyeshuri be muri kaminuza yafataga nk'abanyabwenge. Nyuma uyu muryango watangiye kwaguka ubwo hatangiraga kuzamo abandi bantu b'abanyabwenge ku rwego rwo hejuru bari basanzwe baba mu bintu bitandukanye, baza kwisanga uyu muryango ugizwe n'abasaga 2000 baturutse mu bice bitandukanye by'i Burayi. Aba bose binjiye muri uyu muryango bari bahuje intego yo kuzana impinduka ku isi, aho bifuzaga ko isi yose yayoborwa mu buryo bumwe, iyoborwa n'umuntu umwe, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye birimo ubukungu byose ari bimwe. Uyu muryango waje kwamamara cyane dore ko wari wamaze kwinjiramo abantu bafatwaga nk'abanyabwenge cyane, abaherwe n'abandi bafite imbaraga, bose bifuzaga kuzana impinduka ku isi. Gusa ni ibintu bitashimishije cyane abanyapolitiki, kuko bumvaga bagiye guhirikwa ku butegetsi bagasimburwa n'uwo muryango wifuzwaga ko isi yose iyoborwa mu buryo bumwe ndetse iyobowe n'abantu bamwe. Ibi nibyo byatumye umuntu wese wavugaga ko abarizwa muri uyu muryango iyo yafatwaga yakubitwaga, ndetse icyo gihe hari n'ababisizemo ubuzima, ahanini bashinjwa gushaka kugambanira ibihugu byabo. Uku gukubitwa no gutotezwa ku muntu wese wavugaga ko abarizwa muri uyu muryango byaje gutizwa umurindi n'itegeko ryasinywe mu mwaka w'icya 1785 n'uwari umuyobozi w'agace ka Bavaria, ari naho uyu muryango wavukiye mu Budage, witwaga Charles Theodor, abifashijwemo na Kiliziya Gatolika, aho ryamaganaga uyu muryango wa Illuminati. Nyuma y'uko itegeko risinywe ndetse rigatangira gushyirwa mu bikorwa mu mwaka w'1788, abayobozi batandukanye mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi basenye ahantu hose hari ibikorwa bya Illuminati, ndetse bahagarika n'ibindi byose bari barashyizemo akaboko. Icyakora abarwanyaga uyu muryango ntago bigeze bagera ku ntego yabo yo guhagarika burundu Illuminati, ahubwo bitewe n'uko Illuminati yari imaze kugiramo abanyabwenge benshi, nyuma nabo batangiye gukaza ingamba zo gukorera mu ibanga rikomeye kugira ngo bazagere ku ntego yabo bihaye yo kuzahindura isi, aribwo baje mu isura nshya biyita Modern Illuminati. Illuminati yaje ifite intego zo guhindura isi mu buryo bw'imiyoborere. Gusa byaje kurangira bamwe batangiye kuvuga ko umuntu wese uyibarizwamo abakorana na Sekibi cyangwa se imbaraga z'umwijima. Bivugwa ko abaperezida bose bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barimo na Donald Trump witegura kuyibera perezida wa 47, bose baba babarizwa muri uyu muryango, akaba ariho bakura imbaraga n'ubudahangarwa. Bivugwa ko kandi ibyemezo byinshi ariho bifatirwa, kuko harimo ibihangange gusa mu ngeri zitandukanye, bakaba ariho bayoboye isi mu buryo bw'ibanga nk'uko watangiye Illuminati yabyifuzaga. Nk'uko twatangiye tubivuga, Illuminati ijya gushingwa yagiyemo abanyabwenge ku rwego rwo hejuru, ndetse n'abandi bantu bari bafite imbaraga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi nibyo byatumye n'abandi bantu bifuza kugira imbaraga n'ubwamamare ku isi biyunga kuri uyu muryango. Ahagana mu myaka ya za 90 nibwo inkuru zatangiye kuba kimomo ko Illuminati yatangiye no kwinjira mu muziki ndetse no mu bakinnyi ba filime bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha niho ibyamamare nka Jay-Z, Beyonce, Madonna n'abandi batangiye kuvuga ko bakorana nayo, bitewe n'uko bimwe mu bimenyetso byayo babikoreshaga mu mashusho y'indirimbo zabo ndetse n'ahandi nko mu bitaramo. Muri icyo gihe byatangiye guhwihwiswa ko hari abagiye batamba roho z'abantu bakunda ngo babashe kwinjira muri uyu muryango, bityo babashe kubona ubwamamare ndetse n'imbaraga muri iyi si, bajye mu mubare w'abavuga rikijyana. Kuba bamwe mu byamamare baragiye bagaragaza cyane ko bafitanye imikoranire ya hafi n'uyu muryango wa Illuminati, byatumye hari n'abafana benshi bahita babavaho, kuko usanga abakristo bavuga ko iyi Illuminati ikorana n'imyuka mibi, ndetse y'ubwayo akaba ari umuryango wa Satani.
Mu mwaka wa 2014 ubwo hatangwaga ibihembo bya Grammy, hari bamwe mu bafana ndetse n'abandi bantu batandukanye bagiye bikubita bagasohoka mu nyubako ibirori byaberagamo bavuga ko ibi birori byiganjemo kuramya Satani aho gutanga ibihembo, ndetse ibyo byose bakavuga ko ababiri inyuma ari Illuminati. Gusohoka kw'abo bantu byatuye n'abahanzi barimo Beyonce, Jay-Z na Katy Perry, bose banengwaga kugaragaza imikoranire yabo na Illuminati ku rwego rwo hejuru. Ubwo Jay-Z yari ku rubyiniro, hari amagambo yahavugiye abakristo babifata nko kuramya Rusoferi mu buryo bweruye. Umuhanzi Katy Perry we ubwo yaririmbaga indirimbo Dark Horse, benshi bavuze ko stage ye yari iteguye mu buryo bugaragaza amadayimoni amuzengurutse ndetse iruhande rwe hari umuriro. Ibi bikavugwa ko byakozwe nk'ikimenyetso kimwe mu mihango yo kuramya Satani. Ibi byatunguye benshi barimo n'umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana witwa Natalie Grant wari witabiriye ibi birori, wahise asohoka avuga ko adashobora kureba abantu bari kuramya Sekibi. Ariko se byaba ari ukuri ko kugira ngo umuntu yinjire muri uyu muryango bisaba ko atanga igitambo nk'uko bivugwa? Kugeza ubu nta gihamya gihari cyemeza ko kugira ngo umuntu yinjire muri uyu muryango bisaba gutanga igitambo nk'uko bikunze kuvugwa n'abantu, ndetse n'ababivuga uramutse wabajije gihamya cyangwa se ukabasaba umutangabuhamya ubyemeza ntibamubona. Icyakora usanga ababisobanura uko bagendera hanini ku mateka y'indi miryango y'ibanga byagiye bivugwa ko ikorana n'imbaraga z'umwijima, aho kuyinjiramo bisaba gutanga igitambo runaka, ugasanga abantu babikubira mu gatebo kamwe. Tugendeye ku mateka ya Illuminati, kugira ngo uyinjiremo byasabaga kuba uri umuntu ufite ubutunzi, mbese ukaba uri umuherwe, ufite izina rikomeye kandi rizira icyasha muri sosiyete, uri umunyabwenge ndetse witeguye kugendera ku mabwiriza uhabwa n'abo usanzemo. Ibimenyetso bya Illuminati byo ni byinshi, gusa hari bimwe bikuru, bimwe benshi babona bagahita bavuga bati burya uyu nawe abarizwa muri uriya muryango. Kimwe mu bimenyetso bya Illuminati harimo ijisho. Iki kimenyetso gihagarara ikigirwamana cy'izuba cyitwa Horus cyo muri Egypti, kikaba gisobanura kureba kure. Ikindi kimenyetso ni piramide cyangwa se mpande eshatu mu rurimi rw'ikinyarwanda. Iki kirango gikunze kugaragara cyane ku madolari y'Amerika, kikaba gisobanuye imbaraga no kudacika intege mu gukora ikintu runaka kabone nubwo cyaba gikomeye. Igihunyira nacyo ni ikimenyetso cya Illuminati gisobanuye ubuhanga cyangwa se ubwenge no kugira ibanga bigendanye n'imiterere yacyo, aho utapfa kukibona ahantu hose. Abanyamuryango ba Illuminati usanga bavuga ko bafite ubwenge ndetse no kureba kure abandi batabona. Jay-Z ni umwe mu baraperi baza ku isonga bavugwaho gukorana bya hafi na Illuminati, dore ko ashinjwa kuririmba cyane ku ngingo zifite aho zihuriye n'imiryango y'ibanga. Uyu muraperi kandi ni kenshi yagiye agaragara akora bimwe mu bimenyetso bya Illuminati mu mashusho y'indirimbo ze, aha kenshi yakunze kugaragara akora icya piramide akoresheje intoki ze. Cyakora nubwo byakomeje kuvugwa gutya, nta na rimwe Jay-Z yigeze yemera ko akorana na Illuminati, ahubwo uwasangaga ahora abyitarutsa. Ubwo Jay-Z yararembejwe n'abamushinja gukorana na Illuminati, yatangiye kujya basubiza mu ndirimbo ahakana ko adakorana nayo, by'umwihariko mu ndirimbo yise Freemason. Beyonce kimwe n'umugabo we Jay-Z nawe yagiye kenshi ashinjwa ko aba muri Illuminati, ariko igihe cyose akabihakana yivuye inyuma. Gusa nubwo akunze kubihakana, benshi bavuga ko uburyo agaragaramo ni ukuvuga imyambarire ye ndetse n'ibimenyetso akora iyo ari ku rubyiniro bihura neza n'ibyo muri Illuminati. Beyonce nawe bashinjwa yaje kubihakana binyujije mu ndirimbo yise Formation, aho yavuze ko abamushinja ibyo gukorana na Illuminati ari abanzi be. Madonna we yigeze gushyira hanze indirimbo yise Illuminati yasohotse kuri album yise Rebel Heart, ibyatumye kuva icyo gihe benshi batangira kumushyira mu gatebo kamwe n'abandi bose bavugwaho gukorana na Illuminati. Gusa kimwe n'abandi bose, Madonna ntiyigeze na rimwe yemera ko akorana na Illuminati, ahubwo yatangiye urugamba rwo kunyomoza ibyo benshi bamutekerezaho. Nyuma yo gusohora iyo ndirimbo benshi bakamwatsaho umuriro, Madonna yatangiye kuzenguruka mu itangazamakuru avuga ko kuba indirimbo yarayise Illuminati bidasobanuye ko aba muri Illuminati nk'uko benshi babitekereza. Icyo gihe yasobanuraga ko iyo ndirimbo ajya kwiyita gutya yashakaga gukomoza ku buhanga no kureba kure. Mwibuke ko kuba umuhanga no kureba kure ari bimwe mu byagenderwagaho kugira ngo umuntu yemererwe kuba umwe mu banyamuryango ba Illuminati. Icyakora nubwo Madonna byamufasha igihe yiregura, ariko byabaye iby'ubusa kuko n'ubundi hari benshi bakomeje kumufata nk'umuntu ukorana nayo, ndetse n'ubu benshi bakaba bakimubona muri iyo shusho. Rihanna nawe ni umwe mu bavuzweho kuba muri Illuminati bitewe n'ibimenyetso yagaragazaga mu mafoto ye, mu mashusho y'indirimbo ze ndetse n'uburyo yitwaraga ku rubyiniro. Bivugwa ko byose ari impamvu zikomeye zo kwemeza ko nawe aba muri Illuminati. Rihanna yigeze kwifotoza afite inzoka mu ntoki, biteza impagarara ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu bashimangiraga ko akomeje kugaragaza uruhare rwe muri uyu muryango wa Illuminati. Gusa ibi byose Rihanna ashinjwa ntiyigeze abihakana cyangwa se ngo abyemeze, nabyo bigakomeza gutuma abantu bahamya ko akorana na Illuminati ndetse ayibamo.
Umuraperi Kanye West nawe yagiye avugwaho gukorana na Illuminati bigendanye n'uko zimwe mu ndirimbo ze usanga zigaruka ku buhanga bw'abantu bwihishe cyangwa se ubuhanga bw'abantu runaka. Aha bigahuzwa n'ubusobanuro bw'ikimenyetso cya Illuminati cy'igihunyira gisobanura ubuhanga bw'abantu bwihishe. Gusa Kanye West nawe nta na rimwe yigeze yerura ngo yemeze ko akorana na Illuminati, ahubwo rimwe na rimwe yagiye yumvikana ayamagana ndetse ayivugaho ibintu bibi cyane. Umuraperi Eminem kimwe n'abandi twagarutseho ni umwe mu byamamare bivugwaho kugira imikoranire ya hafi na Illuminati n'indi miryango y'ibanga bivugwa ko ikorana n'imyuka mibi bitewe n'amagambo ajya akoresha mu ndirimbo ze. Gusa nubwo havugwa ibi, Eminem yagiye yumvikana kenshi arwanya ndetse yitandukanya n'iyi miryango y'ibanga ndetse n'ibindi byose bifitanye isano nayo, bakabivuga kenshi yaba mu biganiro akora mu itangazamakuru ndetse n'ahandi. Uretse kuba Eminem ashinjwa gukorana na Illuminati binyuze mu ndirimbo aririmba, ni kenshi byagiye binavugwa ko impamvu ahora yakunje isura atagaragara mu ruhame na rimwe ari guseka zaba ari ingaruka zo kubabarizwa muri uyu muryango wa Illuminati, ndetse kikaba kimwe mu byo bamusabye kugira ngo yemererwe kujyamo. Icyakora asobanura ko impamvu atajya akunda guseka ntaho bihuriye no kuba muri Illuminati nk'uko bivugwa, ahubwo akavuga ko impamvu buri gihe aba ari uko ameze byatewe n'uko yakuruye mu muryango bamubwira ko kugira ngo azabe umuntu w'umugabo atagomba kujya ahora yasamaye. Uku gukura abwirwa aya magambo byatumye Eminem akura yumva ko guhora aseka ari umwana w'umuhungu uzavamo umuntu w'umugabo bifatwa nk'ubugwari. Lil Wayne nawe n'umwe mu baraperi kuva kera kugeza n'ubu bagiye bashinjwa cyane gukorana n'umuryango wa Illuminati. Abashinja Lil Wayne gukorana na Illuminati bavuga ko ari ibintu byigaragaza cyane bitewe n'imiririmbire ye, imyitwarire ye ndetse na zimwe muri tatuwaje ziri ku mubiri we. Lil Wayne ntiyemeranya n'abavuga ko ubuhangange afite mu muziki abukora muri Illuminati, kuko we mu biganiro bitandukanye yagiye akora yabyamaganiraga kure, akavuga ko we yizerera mu gukora cyane bijyanye n'Imana afite ari byo byamugejeje ku nsinzi. Illuminati, umuryango wa Sekibi cyangwa se umuryango wa Satani. Abahanzi benshi twagarutseho ruguru bagiye bashinjwa gukorana n'uyu muryango bakabyigurutsa, bivuze ko babaga bari no kwigurutsa gukorera Satani. Gusa ku rundi ruhande hari abamaze kwemeza ko ku mugaragaro basenga Satani cyangwa se bakorera Sekibi. Mu bo tugiye kukubwira, uretse ko bamwe baragiye babitangaza banyuze ku mbuga nkoranyambaga zabo n'ibiganiro bitandukanye bagiye banyuramo, hari n'abagiye babigaragaza mu ndirimbo zabo cyangwa se bimwe mu bimenyetso biri ku mibiri yabo. Kanye West nubwo uyu muraperi twabonye ko yagiye ahakana gukorana na Illuminati, gusa ni kenshi yagiye avugira mu biganiro bitandukanye yemeza ko yagurishije roho ye cyangwa se ubugingo bwe kuri Sekibi cyangwa se Satani. Ibi kandi yagiye abishyira no mu ndirimbo ze nko mu yitwa Eyes Closed, aho adatinya kuvugamo ko yagurishije roho ye kuri Sekibi kugira ngo abone amafaranga menshi abashe kubaho neza. Aya magambo kandi ntajya atinya no kuyasubiramo n'igihe ari ku rubyiniro ari kuririmba iyi ndirimbo. Umuraperi Lil Nas X nawe yamaze kwerura ko ari umuntu ukorera Satani, akabyerura abinyujije mu mashusho y'indirimbo ze akora, amashusho ashyira ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi bimenyetso akora bigaragaza ko yamaze kwiyegurira Satani cyangwa se Sekibi. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 nibwo uyu mugabo byavuzwe cyane ko akorera Satani nyuma y'uko ashyize indirimbo hanze yise Montero, yabaye ikimenya bose kubera amashusho ayigaragaramo. Mu mashusho y'iyi ndirimbo hagaragaramo uduce dutandukanye tumugaragaza ari kubyinira Satani ikuzimu. Umuraperi Playboy Carti niba ukunda kureba ahantu hatandukanye aba yakoreye ibitaramo, kimwe mu bizakwereka karamya Satani nuko utazahabura umusaraba ucuritse. Iki ni kimwe mu bimenyetso simusiga biranga abantu babarizwa mu idini rya Satani. Ibi kandi bikaza byiyongera ku mashusho y'indirimbo z'abateye ubwoba, amagambo avuga yumvikanamo gutsingiza Satani ndetse n'imipira yigeze gushyira ku isoko iri ikimenyetso cya wa musaraba ucuritse. Si ibyo gusa, kuko uyu muraperi ahagana mu gikanu cyangwa se mu irugu yashyirishijeho tatuwaje y'ikigirwamana munsi yandikaho ijambo Satani. Saba abahanzi gusa bavugwa mu kuramya Satani, ahubwo aba ni bamwe mu babyerura mu buryo bugaragara binyuze mu myitwarire yabo, ibikorwa byabo n'ibindi bitandukanye, aho usanga bamwe barabyishoyemo bakurikiye amafaranga nk'uko Kanye West yabyeruye mu ndirimbo. Niba utarakanda subscribe kuri Blessing Entertainment ntugende utabikoze.